mukakanani ibi nibizangarura undi rundebe handata Bonabihi yambaye n'imyenda y'abagore we ibi nibizangarura none se kujita have atakwica ndazamuka nongera hahandi Bonabihi ndagize kugenda naragarutse ndakata ndaje kuzamukayo genda nifitiye ubwoba pe Bonabihi mwegera umuvugishe tumubwire dore umwana oh Yesu Kristo maya data ave mbona Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha. Si ngombwa kwirirwa ujya aho ari, arabikugarurira akagufasha kumenya niba gukunda koko cyangwa se guca inyuma. Muganga gakondo kandi atanga ubutunzi. Muganga gakondo atanga uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi wawe. Muganga gakondo kandi arakuvura amarozi y'ubwoko bwose, amahuherano, ubutegano, uburyano ndetse akanagutsirika ku buryo uburozi bugutinya. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi w'umurima. Akoresha imbaraga z'abakurambere aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, diabete, kuri mihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro ndetse n'abarwaye asima n'izindi ndwara zose zitandukanye. Kandi aho waba uri hose aragufasha. Muhamagara cyangwa mwandikire kuri WhatsApp kuri nimero iri kubona kuri screen yawe. Muganga gakondo aragufasha. Twongeye kusuza rero kandi nanone twahoranye kuva mu gitondo, twahoranye twakoze urugendo rutoroshye cyane. Mwakoze kubana nanjye, mwakoze kubana n'umuryango wa Mbonabihita. Ni umuntu wacu, n'abantu batwifashishije kugira ngo tubafashe tubakorere ubuvugizi. Nkuko mubizi kuri Noah 250 turi abantu beza, turi abantu b'imfura, turi abantu bagira urukundo. Niyo mpamvu rero tugeze n'ahangaha. Twahoze mu rugo mwumva ikiganiro cyambere ukuntu cyagenze. Yadusobanuriye Kesi cyangwa se uyu mubyeyi. Ese umwana wanyu yitwa nde? Kugira ngo tuye dukoresha izina ry'umwana. Mikoro iri kwaka? Mwana yitwa nde? Yitwa Rebeka. Mama wa Rebeka, ubu tuje gushaka papa wa Rebeka. Aha rero niho yatubwiye cyangwa bamubwiye bigeze kumubona. Niyo mpamvu twe tuhageze kugira ngo tuharebe. Ubwa mbere ngeze muri aka gace ngewe, namwe maybe n'ubwa mbere mugeze muri aka gace ntago muhazi, ariko Kesi warahazi ko ariho atuye, ari naho hantu ahora buri gihe. Ahamaze igihe imyaka 3, ubwo ni 3 nyine kora karibwo yashakanye n'umugabo we. Nubwo batashakanye byemewe n'amategeko, inkuru yose mwayumvishije. Ahantu rero tugeze nkuko ndi kubibasobanurira, tuje gushaka Mbonabihita. Abantu bamukunze mu mafilime, niyo mwabonye ifoto ye kuri screen mukabona muramuzi, niwe tuje gushaka hanga Mbonabihita. Nubwo tutazi ngo turamubona hehe. Urakomeza uturangire aho turi umushakire. Tugende tubaze bari abantu bahara hepfo. Yenda kuko mbona ntago yaba tahaciye cyangwa tahanyuze. Ariko urabizi ko zone yo ari ingiye. Zone ni ingiye. Reka twigere hepfo rero. Ntago twizeye ko turi bumubone. Pe. Ni ibintu bitoroshye, ni inkuru ibabaje cyane niba mwayumvishije kare hose. Ni inkuru nyine yamutushijeho nawe aza kutwifashisha kugira ngo tumufashe dushake nyine tumufashe gushaka uyu Mbonabihita. Urumva quartier irimo izuba ryinshi cyane, harashyushye, ikirere kirashyushye. Ni ikirere kigaragaza ko soon byanze bikunze kizagwisha imvura, kwira ko hari izuba ryotsa cyane. Sinzi niba ariko babivuga. Nitumubona Mbonabihita turagenda gute rero? Turakomeza turamucyura. Wamushobora se? Ese wigeze uza kumureba ubyibura? Naraje birananira ariko naragerageje. Waragerageje? Utaha n'umuntu utamubonye? Ahubwo se simbona ari nguriya. Mbonabihita? Singuriya. Uniyo abana bashungereye gutya se? Yego komana.
Gusa ashobora kuba ari we. Kameramani igira hino turebe. Kutamufata si mufate. ntabwo wamushobora ararwana. Bona bihita. Mai data. None se turamufatira ye ko ngwino tumwegere. Bona bihita. Umva se. Umva nkubwire. Bona bihi. Ngwino sha umufate. Urabona turamukanguye yarasinziriye. Ni kuri rero no mu rugo yabaga aryamye hanze. Mukakarani ibi nibizangarura. Undi rundebe. Handata. Bona bihi. Yambaye n'imyenda y'abagore we. Ibi nibizangarura. None se kuki have atakwica. Yaba we. Yemwe bamuhungesha. Nese kuki muve mu mwihute mu gihara ruguru. Ararwana ajya kubita abana bavuye ku ishuri. Mwihute mugende. Hayi nkare. Ubu se bari kuvugana nande? Simbizi. None se ibintu ko bimbabaje. Kuniko rarabagameze bwa mbere akiryama hanze niko yahitaga ambwira. Zana ngufashe mikoro tumufate nyine nkuko twabivuze basi tumujyane kwa. Ntabwo wamushobora kireka tubonye abandi bantu badufasha. Ahubwo bura yararyamye none turamukanguye. Bona bihi. Enda wijya kure, nkubwire. Dore umwana. Akira umwana wawe. Umwana wawe se ngwino urebe Rebeka. Mfasha mikoro. Akira Rebeka. Papa rebe. Akira umwana, dore umwana do. Papa rebe. Ibi nibizangarura. Papa rebe. Nkanda. Nawe uzagenda. Siko umwana wanjye muzanye hano yamukubita. None se naramuvuze nabi yuko ndagenda. Aya magambo ari kuvuga si unayi. Ndazamuka nongera hahandi. Bona bihi. Ndagize kugenda. Naragarutse ndakata. Nzamukayo. Ndaje kuzamukayo. Genda nifitiye ubwoba pe. Bona bihi. Mwegera umuvugishe tumubwire. Dore umwana. Oh. Amasaha y'icyo mufata akaboko. Ngamufata akaboko. Havi ibintu uzamubwira yuko ubu ngiye kureba rwose yuko buri kimwe cyose kimeze neza kandi ikindi uzabwire Nyirahirwa yuko ibi funda kuvumye. Abantu ari kuvugura bazi. Mukakarani nawe. Funda kuvumye nawe rumwe. Ngwino dutaye ngo ujye kureba umwana mana we. Have. Let's gukubita. Have hunga yewe. Hunga. Hey. Nuko yabaye. Ararwana ajya kubita abana bavuye ku. Nese turamucyura gute? Ngushaka abandi bantu bafite imbaraga nyine bakamufatira urabona ko twe tutamushobora. Mbona bihi. Yesu. Ave kamera mata gukubita. Yesu Kristo. Mayata. Ave mbona hunga. Yesu nanjye. Ibaze nk'uyu muntu muzanye bakamwicira hano we. Rero Abanyarwandakazi dore nuko byihagaze. Uyu muntu nanjye sinzi uko bizagenda gutuba. Rero reka nkwereke. Ka tugende. Reka tugende tuzagaruke.
nahise ikintu turi bukore tumusanze umuntu arihita urabona ko ibyo umugore yahoze atubwira ni ibya nyabyo kuko ndaje mujyane ku gatwaro wongere nguzengurutse iyo umuntu akeneye ubuvugizi umuntu akeneye nyine ntabwo twabasha kumufasha turi babiri namwe ntabwo twabasha kumufasha turi babiri muzavuga kasi hafi Yesu none se uyu muntu turamushyira gute kumwingiza ntabwo wamushobora ararwana. tugiye gukora ikintu tugiye kugenda urumva duhamagara abashinzwe umutekano baze bamudufashe tumushyire mu modoka byibura tumujyane kwa muganga. None se urabizi neza ko ari iwabo bamuroze? Njyewe rero ibi n'abavuga n'amazina bavuga sinyazi, mbibona uku nyine ari kuvuga ibintu nta na rimwe nzi. Nta na rimwe uzi? Reka buriya arasinzira nanone. Buruzi umukanguye aracyakanuye rero ngo burakeye arabyutse. Ntabwo mbazi abo bantu rega. ninde witwa Ntumbizi? Nawe nzi. Abanyarwanda rero dore nuko bimeze, nuko mbona bita tumusanze, ariko twe ntacyo twabasha kumufasha kuko turi babiri twenyine, ntabwo twabasha kubona abantu badutiza amaboko yenda ngo tumufate tumugeze i Kigali kuko ariho babasha kumuvuza. Ahangaha yabona ubuvuzi wenda bwa gakondo, ariko wenda umuntu amujyanye nko mu bitaro bibamo abantu babana n'iki kibazo wenda badufasha bakamufasha kumuvura. Nuko rero bimeze, nuko tumusanze, reka tube tugarukirije ahangaha, ariko mwumve yuko ikibazo kitarangiye. Nukuri kugira ngo rero murabona ko bitoroshye, ntabwo byoroshye ibi bintu. nanjye mbuze ukuntu ikintu nabikora birenze ubwenge bwanjye nyine, nkuko mubibona rwose niko bimeze. Ni kuriya usobanura ibintu baramuzi ko ari umusazi. Rero sinjye gukorera, ngiye kumufata mujyane mufashe no mikoro. Sinzi ko ndi bubishobore pe, uzi ko ndi bubishobore, ariko ngiye kugerageza uko nshoboye kose mujyana mu rugo, byibura musiga ari mu rugo, genda byibura nubasha kubona abashinzwe umutekano hafi, numva bari guhenda kumufata, baze bamufate mujyane kwa muganga, sibyo? turi ku muzenguruko, ndaje gatoya gusanga bagusanga n'ugira ikibazo, bagusanga yuko abambona baba ari benshi meze genda umufashe nyine mumufate mumujyane kwa muganga. reka tumujyane kwa muganga, muze mumfashe wawe. reka tumujyane kwa muganga. Avenosi abashinzwe umutekano yewe
ntabwo byoroshye pe ibintu biragoye ese umuntu ahita uramufatira hejuru ibintu kuri birababaje ariko reka tugende nta kibura tuzagaruka nako reka kadushaka abantu bose bakadufasha